Nitwa Alex Buterere, ndurutse muri Calvary Ministries i Remera. Ni minisiteri y'ivugabutumwa, ariko mu zindi nshingano zikuye mu ivugabutumwa nk'uko ijambo ry'Imana bidusaba, harimo n'inshingano zo kubaka igihugu ndetse n'iterambere ry'imiryango, kuko itorero ntiryaba hatabayeho umuryango, kandi n'igihugu burya ntikishobora kubaho hatabayeho imiryango, kuko niyo igize igihugu. Rero minisiteri yacu ifite izo nshingano zo kubaka umurimo w'Imana, ariko tutibagiwe n'iterambere ry'igihugu. abo mwazanye nabo N'urubyiruko, niba mwabonye ko ngira ngo ahari jyewe n'uyu mubyeyi nitwe dukuze turimo, kandi natwe ntidukuze cyane. Rero n'urubyiruko ruri hagati y'imyaka 16 na 30 benshi, ndetse nta nubwo barenza 30 benshi. mukaba mubivuga gute n'inshingano n'umuhamagaro wanyu nk'itorero abantu nk'uko nakubwiye, itorero ntiryabaho igihugu kitariho. Umushinga dufite rero itorero ni ukubaka abantu mu buryo bw'umwuka, kugira ngo bakire agakiza, bakizwe, bave mu byaha, bakorere Imana. Ariko ku rundi ruhande, muri uko kuva mu byaha no kwakira agakiza no gukorera Imana, bubaka igihugu mu buryo bw'umwuka, izindi nshingano zindi zikomeye ni ukubaka igihugu mu buryo busanzwe, gufatanya n'abandi kubaka igihugu. Rero mu kubihuza rero, ntiwakubaka igihugu utazi amateka y'icyo gihugu. Kugira ngo wubake igihugu cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose wubaka, ugomba kumenya amateka y'icyo urimo gushaka kubaka. Ni muri urwo rwego rero twatekereje ko urubyiruko rwacu mu nzira y'agakiza barimo, kandi agakiza gakamije guhindura isi ndetse n'igihugu cyacu kirimo, mu buryo bwo kwakira agakiza, bwo gukizwa, bwo gukora umurimo w'Imana. Ariko mu buryo bwo kubaka igihugu, ni byiza ko bagombye kumenya amateka y'igihugu. Ni rero muri urwo rwego twahisemo ko baza kureba amateka igihugu cyacu cyaciyemo, cyane cyane ku bw'umwihariko Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Bamaze kubibona bakabimenya, abenshi babyumvaga rimwe kuri televiziyo, gusoma ibitabo mu mashuri, ibiganiro bitandukanye, ariko uyu munsi byabaye ngombwa ko baza kubibona, kubireba, babirebesha amaso yabo, kugira ngo bibakore ku mutima. Nibasohoka hano bagiye hanze muri sosiyete, bazagira uruhare mu kwigisha abantu guharanira gukora icyiza, kuko ibi ntibyagezweho kubera icyiza, byagezweho kubera ikibi. Kandi itorero rifite umugambi wo kurwanya ikibi n'igisa nacyo hanze muri sosiyete, imbere mu itorero ariko no muri sosiyete. Rero nizera yuko urubyiruko ni inkingi zikomeye z'itorero, ni inkingi z'igihugu, ni inkingi z'ikintu cyose cyiza kiba kigamije gutera imbere. Rero kumenya amateka biradufasha yuko bari bugende hanze hariya, aho bavuga ubutumwa, aho babwiriza abantu, ariko banibande no kubwiriza kuri cya kintu cy'icyaha Satani yashyize mu Banyarwanda, bagahitamo kwica abandi bavuga indimwe, bafite isano, bafite icyo bapfana, kugeza ubwo hafi kubatsemba. Rero nuko tubihuza. reka dusoze mutubwira never again ishoboka ite mu gihe n'ubundi Jenoside yabaye, abanyamadini, abayoboye amatorero atandukanye bakivuga Imana, bakivuga ko ikibi ari kibi nyine. Hari umwihariko w'uburyo ki uyu munsi mubikora nk'abakozi b'Imana? Ijambo ry'Imana rishingiye ku rukundo. Ibyabaye nuko nta rukundo rwari ruhari. Rero twebwe umwihariko dufite ni ukwigisha abantu kugira urukundo nyakuri, utarebye yewe utanarebye nuko ushobora kuba mufitanye ikibazo. Urukundo nyakuri rushingiye ku ijambo ry'Imana. Rero abantu bose babashije kugira urwo rukundo Yesu Kristo yadusigiye, yatwigishije, ko yavuze ngo niryo tegeko riruta ayandi yose amategeko. Never again twabasha kwigeraho. Murakoze cyane. Nitwa Bitati Nasingizwe Suzanne, ndi umuyoboke wo muri Calvary Ministries, by'umwihariko ndi umudiyakoni muri Calvary Ministries. Muhereye ku butumwa butangiwe hano no ku nshingano mu kwibukaza kugira ngo mugire uruhare mu kubaka sosiyete nyarwanda biruseho, niki mwabwira abantu? Population twazanye mwabonye ko yibanzemo urubyiruko. Twatekereje ko urubyiruko ari bo bayobozi b'ejo hazaza, nibo bazaba ba ministers, nibo bazaba president, nibo bazaba mu nzego zose bazaba barimo. Rero twubatse urubyiruko dushingiye ku mateka yabaye, twatanga icyizere cy'ejo hazaza heza.
duhujije ijambo ry'imana tugahuza n'amateka yacu twaciyemo, tekereza ko twagera ku ntego nziza, kuko umukristo ni umuntu ugaragaza ubunyangamugayo, umuntu ufite indangagaciro za gikristo. Indangagaciro za gikristo rero zirimo gukunda uwo muturanye, zirimo gukunda uwo muvukana, zirimo gukunda n'uwo mutavukana, ndetse n'uwo mudahujije ubwoko. Ibyo rero tubyubakiyeho, tekereza ko twagera kure heza, twanahagera kubera ko tuba duforumye abana cyangwa tuba duteguye abana, tubereka amateka yabaye mabi bikurikiranye n'ubuyobozi bubi bwari buriho icyo gihe, noneho tukabagira tukabaheza komparezo y'ubuyobozi buriho ubu ngubu, tukabereka abayobozi babi aho baganisha igihugu, tukabereka abayobozi beza aho baganisha igihugu, bityo abana bacu bagakura bazi indangagaciro nyarwanda ndetse bakamenya n'indangagaciro gikristo za gikristo. Bivuga ngo nimbe tubazanye ahangaha, turatanga icyizere hanze mu banyarwanda ko urubyiruko rwacu cyangwa generasiyo yindi nshasha ifite ejo hazaza heza. Kubera iki? Ko yubakira ku mateka ariho mabi, noneho ikubakira no ku mateka meza tugezeho ubu ngubu kubera ubuyobozi bwiza. Murakoze. Murakoze. Nitwa Moza Christian Irihose, undi muyobozi w'urubyiruko rwa Calvary Ministry. Ingamba ni nyinshi, ariko iya mbere niyo gufatikanya n'abanyarwanda muri rusange kuvuga ngo genocide never again ikongere. Uko ibintu twabonye byaranze igihugu ni ibintu biteye ubwoba, ariko biragaragara ko Imana ari iyacu, yadufashije. Uburyo ureba u Rwanda rwacu rumeze muri iki gihe n'ibyari byararanze igihugu biratandukanye cyane, ariko tuhavuye dufatikanya n'abandi n'urubyiruko, ndetse tunabashishikariza kugira ngo dufatanye, dufatane urunana kugira ngo ibyabaye